ahubwo ngiye nakaba natunguwe bwa mbere no kubona nyobozi na njyanama bya Rutsiro bigenda mbere ya Governor Habitegeko. Ibibazo byari hariya ku bwanje byanyerekaga ko Governor yari kurimbuka mbere yabo. Wenda uyu muyobozi wo mu by'ubutaka we hari amakuru ansumira bitandukanye n'ibibazo byo mu butaka biri rusange bizwi. Iyo mu karere ka Rubavu ntekereza ko ubwo byanze bikunze ashobora kugira ni isano na Habitegeko, aho ayo makuru yarageze nyabona ntabwo Habitegeko izina rye ryari ritarazamo. Ariko hari ibibanza bibiri binini cyane by'ubucuruzi mu karere ka Rubavu. Benshi mu baciye batanga ubuhamya. Nari mfite ikibazo cyo kubura urubyaro kubera ikibazo cy'imisemburo mike nari mfite, naje kugana ivuriro Everlife riramfasha, ubu nanjye mfite umwana. Mu ivuriro Everlife nayivurije ibibazo by'umwijima n'iby'amabanga y'abashakanye. Mwabyiyumviye, ni ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga kuri 0788 Everlife, icyizere cy'ubuzima. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Twizere ko muri amahoro nkuko tuyabifuriza. Ivi Karame, nawe uri amahoro? ntabwo ari amahoro gusa, ni amahoro cyane. Kura ijoro mwa ntabwo nyine ariga Abanyarwanda aka kazi uyu muhamagaro dufite, reka ndeke kuvuga ngo akazi Abanyarwanda baduhaye uyu muhamagaro utwima umwanya wo kuryama. Twima umwanya wo kuryama rwose. Ariko byari ngombwa ofete ko Abanyarwanda barara bamenye iyi nkuru. Ndi kubona ku masitatu y'abanyamakuru batandukanye, urabona ko yahindutse umuhondo. Mose hariho yellow paper. Hariho yellow paper, ni yellow paper ije mu kanya. Ivuga ko ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, cyane cyane mu ngingo y'112. Iyi ngingo ngira ngo Abanyarwanda bamwe ntibayizi, ariko njye maze kuyimenya ko ariyo ashingiraho. None kuba Perezida wa Repubulika yavanye mu kazi abayobozi bakurikira: Bwana François Habitegeko wari guverineri w'Intara y'Iburengerazuba, Madame Esperance Mukamana wari umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ubutaka bikorewe i Kigali mu izina rya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, yasinyeho na Dr Ngirente Edouard, Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda. Yego. Watunguwe n'iki? Watangajwe n'iki? Wababajwe n'iki? Nta cyantunguye, kuko ahubwo ngiye nakaba natunguwe bwa mbere no kubona nyobozi na njyanama bya Rutsiro bigenda mbere ya Governor Habitegeko. Ibibazo byari hariya ku bwanje byanyerekaga ko Governor yari kurimbuka mbere yabo. Wenda uyu muyobozi wo mu by'ubutaka we hari amakuru ansumira bitandukanye n'ibibazo byo mu butaka biri rusange bizwi. Iyo mu karere ka Rubavu ntekereza ko ubwo byanze bikunze ashobora kugira ni isano na Habitegeko, aho ayo makuru yarageze nyabona ntabwo Habitegeko izina rye ryari ritarazamo. Ariko hari ibibanza bibiri binini cyane by'ubucuruzi mu karere ka Rubavu byagize gutya bisanga ba nyirabyo batarapfuye, bibaruye ku bandi bantu, kandi rwose banabifitiye ibibanza, banabifitiye ibyangombwa bitaragurishijwe. Iyo nkuru si ya verifiye, ariko byavugwaga, byari bihari mbere yuko uyu muntu nawe avanwa mu nshingano. Ahubwo ubwo sinzi urashaka ko duhera hehe? Duhere kuri guverineri cyangwa duhere mu butaka? Reka duhere mu butaka. Mu butaka hari ikibazo cyatuma Madame Esperance Mukamana yirukanwa mu kazi. Mpereye kuri icyo cyafatwa nka cause immediate. Nicyo mpereyeho. Abantu benshi nibwira ko nta nubwo bari bakizi, ariko ku manywa dushobora no kubona andi makuru. Hari umuntu uri hafi y'umubitsi w'impapuro ari ushobora kumfasha kubona andi makuru.
ariko mu butaka hanasanzwe ibibazo byinshi karinija ku rwego kutabasha kubibonera igisubizo uri umuyobozi uri mu mwanya wo kubibonera igisubizo ubwabyo ari iki kigusohora muri ofisi. Yego, ushobora kwibaza uti hari ibihe bibazo. Hashize iminsi hari abaturage kubera uburangare cyangwa kutubahiriza inshingano ko abantu bakora mu nzego z'ubutaka, abaturage bamwe biyandikaho ubutaka bwa leta, umuntu akabwibaruzaho ugasanga ubutaka bwa leta afite impapuro zabwo. Hakaba n'abandi baturage uzasanga ubutaka bwe bwabaruwe nk'aho ari ubwa leta muri rya tegeko rigena imitungo itagira ba nyirayo, kandi uwo muntu arahari. Noneho hakaba n'ikindi kibazo cy'abantu bimurirwa imbago muri sisiteme ibyo bintu batabizi, ugasanga nyine nk'ubutaka bw'umuntu uko azi bungana nuko mapu zibigaragaza bidahura. Cyokoze ibyo byose simbyita ikibazo kinini kuko akenshi hakunze kubaho icyumweru cyahariwe ibijyanye n'ubutaka, kikaba ikibazo bakunda kugarukaho rimwe na rimwe kikanakemuka. Noneho ikindi ku bijyanye no gusorera ubutaka, hari abantu usanga afite ubutaka bwanditseho ko ari ubwo guhinga akabusorera nk'ubw'ubucuruzi. Ukuri guhari harimo ibibazo byinshi mu butaka, ibyo ni bike. Rero ibyo nkavuga ko nk'umuyobozi uza hari ibibazo nk'ibyo ntubashe kubona piste de solution y'ibyo, ubwabyo na kantu navuga kagukoraho, ariko ako ntabwo nibwira ko gahagije. Akenshi usanga abayobozi nk'aba bakunze kwirukanwa uzabicunge mu Rwanda, ukuyeho izo ntege nke mu buryo buri rusange, baba bafite ahandi hantu basitaye biri pasono, cyangwa se bo n'akandi gatsinda gato k'abantu. Ntabwo ari kenshi intege nke z'umuntu bitarimo amakosa bitarimo amafuti ari pasono zikunze kurinda umuntu cyangwa se ngo zimurundure. Hari ikintu wari ukomojeho cy'Rubavu. Rubavu bite? Narindi kuvuga ko na makuru averifiye yuko hari inyubako ibibanza bibiri binini kandi biri mu mujyi, bisobanuye ko ari n'iby'ubucuruzi, ba nyirabyo bagiye kwisanga basanga byanditse ku bandi bantu batari bo. Ni amakuru rwose nkesha umuntu uri hariya mu burengerazuba kandi ubikurikiranira hafi. Ariko ntekereza ko ibyo bitaba ibintu byo byatwara Mukamana. Byabuzwa n'iki se? Ahubwo ntabwo byamutwara wenyine, na guverineri byamuhirika igihe basanga harimo ibiganza byabo. Kugutwarira ntibisobanuye ko ari ikibazo cyo kuba bihari, bigutwara kuko hari impumuro yawe ibisizeho. Uri uzarebe witera perfume wahoberana n'umuntu akajyana impumuro yawe. Rero iyo barebye bya bibanza bakabonamo impumuro yawe bahita kandi ubishinzwe bahita bamenya ko wabyigaraguyemo. Ntabwo kugeza ubu ndumva ikibazo nyamukuru cyatwara Mukamana Esperance. Nakubwiye ngo hari ibibazo bisanzwe biriya birasanzwe kandi ariko ngiye icyo natekereje nka cause immediate ni icyo ngicyo cyo muri Rubavu. Nicyo natekereje kandi nta makuru ashobora kuza kuba impamo. Icyo kibazo naracyumvise muri iyi minsi, kandi n'ibibanza bivugwa yuko ba nyirabyo nabo batari agafuka imvugwa rimwe. Bakaba bafite aho bahuriye n'abakono cyangwa oya, ntabwo ndi kuvuga ko bafite aho bahuriye n'abakono, kuvuga ko ba nyirabyo ari abantu basanzwe badasaba umunyu. Uko kuba basanzwe badasaba umunyu nyine kubahohotera bikaba bitoroshye. Ntabwo ko wahohotera Castillo ariko uhohotera umumiliyarderi ntabwo bikunda. Umumiliyarderi aba afite imiryango myinshi yakomanga, aba afite aho amakuru ye yagera wowe yawe atagera byoroshye. Yego. Okay. Ndacyari kuri Esperance. Urimo uravuga ibintu bisa nk'iby'abagwizatunga. Abagwizatunga ni abantu bo kwitondera. Nkurikije ibyo ntabwo mvuga ngo naba no kwitondera bitaza kujeneralizwa ngo abagwizatunga ni abantu babi, ahubwo navuga ngo umuyobozi uzi ubwenge yirinde kujya ajya muri duel n'abanyamafaranga, cyane cyane azi neza ko ibintu ari muri duel nabo bidakurikije amategeko. Birinde kwisigana mu bidakurikije amategeko, birinde no kujyamirana bidakurikije amategeko. By'umwihariko ibidakurikije amategeko umuyobozi aho bita bimugira umunyantege nk'imbere y'umunyamafaranga. Kandi muri iyi minsi turi kubona case nyine duel y'umutegetsi n'umunyamafaranga, umunyamafaranga ari kujidura umutegetsi. Reka tugaruke kuri Rwamucyo na Habitegeko. Rwamucyo na Habitegeko automatically Rwamucyo se nta mugaraguye ntubibonye, ahubwo byaratinze. Twebwe ngiye cyagiye nabonye nyobozi na njyanama ya Rutsiro byirukanwa ndeke kubeshya ngo byaregujwe. Tibaza ahubwo baba abantu nta kubundi ko zakabeza utukwamo nkuru. Bundi uzi icyo bisobanuye Karinija? Kuvuga ngo njyanama yarananiwe, nyobozi yarananiwe, bisobanuye
automatically kunanirwa kwa guverineri. Urizi igituma intara zitagira bije nini? Uturere usanga akarere karusha intara bije. Niko ibikorwa biba bikorerwa mu karere. Noneho intara ikifite supervision, inspection ndetse n'ubujyanama. Hari n'abavuze ko zikwiye kuvaho. Urumva abona ibitekerezo byabo. Noneho icyo nge ndi kukubwira bigeze igihe akarere kananiwe, njyanama irananirwa, kandi mu bintu gavana avugwamo noneho ni nacyo kibazo gihari. Mu bintu birimo ikiganza cya gavana. Tubona njyanama iragiye. Tubona akarere karagiye, tuvuga duto okay, ibya bindi umuntu yiyiriza ukwezi kose asaba amafaranga ntayabone, usenze isaha imwe akahita asubizwa. Ubwo nuko nabyo nyine ubutabera bwacu bwabaye nk'ubw'Imana. Ariko hashize igihe tubona iyi nkuru irabaye. Umuntu udukurikiye wenda ashobora kwibaza ngo byagenze gute. Hariya hari ibibazo by'umucanga, hakaba icyo nakita disputes cyangwa se amakimbirane no kutumvikana mu bijyanye n'ugomba gucukura n'ugomba kubuzwa gucukura. Kubera iki? Abategetsi b'akarere ka Rutsiro, abategetsi bo mu ntara n'abandi bakomeye mu miyoborere bari bafite inyungu muri iyo micanga ari benshi. Uwitwa Rwamucyo nawe w'umujejeta faranga washoye imari muri ibyo bintu yari afite icyangombwa kimwemerera gushoraho. Rimwe kabiri njyanama imubwira iti subirayo. Agera n'igihe bamutuma ibyangombwa bimwe na bimwe bimugora akabizana. Ariko biza kumenyekana ko njyanama yamubuzaga anda oda ya gavana. Kandi bikamenyekana yuko ntabwo ari gavana gusa. Uwitwa Gatabazi uyu nguyu ubona nyakubahwa perezida aherutse kwita igisambo, nawe yavugwaga muri ibyo bintu. Birangira ahubwo batirifoze bari bibereye mu karere bisanze ingufu z'abanyengufu nyine zabaryamiye, noneho bubahiriza amabwiriza n'amategeko y'ababategeka, barasitara ubwo ngubwo babarahirimye, ibibazo biba biravutse. Ego pour dire ko bariya batakabaye baragiye mbere ya guverineri. Tunibutsa abantu ko birababaje, ni n'ikintu navuga ngo kimwaritse cyangwa se kikwiriye kuba kizana ikimwaro. Ndabibutsa ko uyu muguverineri igihe yari akiri meya muri Nyaruguru, abantu benshi bamufataga nka duwaye w'abameya. Ni umuntu wagiye kuyobora akarere k'icyaro, arakora arayobora neza cyane, akarere mu mihigo kakagerageza, mu gihe abandi turu di Rwanda yari bamereye nabi. Ni umwe mu bameya bake mu Rwanda barangije manda zabo, abihemberwa kuba guverineri. Agezeyo nawe atangira kwisiga amarangi, kaba karabaye rero. Hari amakuru avuga ko yanigereragayo. Bivuga yuko ngo ari umuntu rwose wari ufite akagufu nako, ariko ugize ingufu ugatangira kugenda unazimenya cyangwa bakubwiye ko zifite nyine ukanabyigamba. Hari igihe ingufu zikuremerera, ingufu ziraremera cyane. Uriya ingufu iyo ushaka kuzitwara neza wigira nk'utazifite, kuko iyo uzifite ibintu bidashobokera uzareba ishashi zigituma ntawe itagigwa, yigendera ku muyaga, ntabwo ibiremereye. Ariko uzareba ibuye noneho rinage mu kirere, ingufu ziri kurura ziba ari nyinshi. Rero kwibeshya ngo ingufu zirahari, wagutumye rimwe na rimwe hari igihe nabireba akabona ntuzimurusha, kandi rimwe na rimwe izo ngufu nyinshi ziri gutuma bimwe mu byo akabaye unoza biri gupfapfana, bikarangira uwagutumye mutabyumvikanye hakaguhirika. Ariko iyo ntuza y'umucanga, iyo aferi y'umucanga irimo Bwana Habitegeko wenyine, kuko numvisha umentioning izina Gatabazi yayivuzwemo ndetse cyane, ahubwo yageze n'igihe bisakuza. Umwe mu bategetsi bari mu karere ka Rutsiro wayivugwagamo, rumeze nkaho aragiye inyungu z'amakompanyi y'abandi bakomeye, agenda amwimurira i Kigali, ava aho ngaho. Uwo ninde? Ntabwo hari yarashinzwe kimwe abantu, yarashinzwe iki mu karere we, ntabwo ndi kwibuka neza inshingano yari afite. Byansaba kongera kureba neza hano umuntu ashyira utwara ishive twiwe. Ariko numwe yimuriwe i Kigali, na makuru nzi. Nahawe n'umuntu rwose uri hafi y'ubutegetsi bw'akarere ka Rutsiro. Yego. Yarabifitemo inyungu. Ushize nibwira ko ibuka ikiganiro twagiranye na mugenzi wacu Alfred Ntakirutimana, yaduhamirije ko
Bwana Gatabazi yajyaga agira ingendo nyinshi hariya zitari iz'akazi ziri mu kuragira no gucunga inyungu ahafite mu karere ka Rutsiro. Akarere kakaba kagoranye gafite ibibazo ariko ugasanga nta gisubizo bibona, nyamara umuyobozi ahagera kenshi mu nyungu ze zindi ziraho. Ikindi ariko Habitegeko ntitumurebe muri dosiye y'ibirombe by'umucanga gusa. Navuga ngo intara y'Iburengerazuba ifite ibibazo byinshi, uyu mugabo nyine yakabaye urumva zitukwamo nkuru, yakabaye yaragize uruhare mu kuba ibyo bibazo byakemuka. Mbibabwiriye ndaha rimwe muzumva ikibazo kiri mu karere ka Nyamasheke. Ntabwo nshaka kukikomozaho ariko muzamenya cyagukoraho ugikomojeho. Ntabwo cyankoraho, ntabwo nshaka kujya muri detaye. Hari impamvu zanjye nyine ku mpamvu z'umuntu wampaye amakuru aho Nyamasheke. Kwanza mbakire ku mayange uko ikibazo kimeze. Mu karere ka Nyamasheke ntabwo komite ikora nka team nyobozi. Kwa Apoloni? Yego. Ariko cyane cyane mu bavisi sociale na economique. Ariko ubwo urumva Apoloni biramureba kuko ibyo ntacyo abikoraho. Yego. Ni ikibazo gihari. Wajya kureba ukabona nyine aho mu ntara haravuga ibintu biba bitandukanye, haracyagaragara amagendo nyinshi, haba hari ibibazo byinshi. Iyo uje uri umuyobozi mushya baba bakwitezeho kuza kubonera ibisubizo. Reka tugaruke gato kuri guverineri Habitegeko. Hari amakuru yavugaga ko uretse kubangamira, ariko wanze ubwira fande hariya mpereza iriya situra yanjye diya yiguhereza umpereze. Iyo mpereza iyo situra ya Yves. Urumva hari amakuru yavugaga ko uwo Habitegeko ashobora kuba nawe yari afite akaboko muri biriya birombe, bimwe bivugwa ko byaba ari ibye, akaba ariyo mpamvu yagiye yangira bari abantu kubicukura. Erega hari ikintu kiba cyoroshye buriya Karinija, uzasanga bakubwira ngo gukekwaho icyaha ni kimwe cya kabiri cyo kugikora. Nta kuntu wambwira ukuntu umuntu uzwiho ubushishozi n'ubwitonzi nka Habitegeko, kwanza ntituze kumuvuga amabi gusa ngo twibagirwe ameza yiwe, ari umuntu wemeye kurangara ibyo bintu bikageraho biza kuba bibi cyane, nta nyungu ahafite, nta nyungu afitemo. Swate ni inyungu z'abandi bantu bamufiteho ububasha cyangwa inyungu ze bwite. Ariko nkurikije ibyavuzwe na Rwamucyo, Habitegeko ntabwo yabikoraga ku mpamvu z'abandi bantu, yabikoraga ku mpamvu ze bwite. Niyo mpamvu yitamikaga ko Rwamucyo yashyiraga mu majwi Habitegeko no kurenza abandi bantu, no kurenza abameya yewe. Kandi ngewe niyumviye Madamu Tirifoze amaze kwirukanwa, ashima Imana, akugere ku nyota. Ashima Imana avuga ati Imana ishimwe ko izi nshingano tuzivuyeho. Uri kumva kuvanwa ku bumeya ukamera nk'ushima Imana, ni nko kuvuga ngo yadutuye umutwaro waduhesha none tugenda twemye. Ni nko kuvuga ngo hari umutwaro wamuvunaga ibitugu, arangije aravuga ati ayayayayayayaya ariruhutsa. Bisobanuye ngo amakosa bagwagamo nka komite ni amakosa yabaga ashingiye ku zindi ngufu zibasumbye ububasha batabasha kwikuraho. Kavuga batahwi Imana ishimwe ubwo tuvuyeho nta n'umuntu ukoze penalty. Izo ngufu se cyangwa izo mbaraga zibasumbye ububasha ni za gavana, kuko wait a bit, hari ikintu gavana afitemo inyungu, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu afitemo inyungu, n'abandi banyamafaranga kuko abo ntibagenda bonyine bafitemo inyungu. Wowe meya se ntabwo wiyumva nk'akavuatiri imbere ya hoho? Uri kumviza ari ingufu ntoya, kuko hari ibintu hanze bikunze kuvugwa ko hari izindi mbaraga zirenze izo uvuze, zirenze za minisitiri, zirenze za gavana, zirenze n'iz'abajejeta. Ntabwo nshaka ko unjyana mu kuvuga ngo imbaraga zijyanye no kureba ku ntugu, ntabwo mbishaka. Zibiturika ndi kuvuga imbaraga none zibyagaragaye. Izibiturika twarazibonye mu birombe bya Gatsibo, reka tujye tuzivugaho twazibonye. Ahubwo na cya kirombe cyagwiriye abantu harya ni Muhanga. Ni Muhanga ni Gatsibo yeruka kubwira abantu bakagira igihe bakabyihorera. Ni za Muhanga iyo. Banari nabyibagiye numvaga ari Gatsibo. So none Yves, utekereza ko hari impamvu yihariye yabatumye gavana atinda kugenda? Kuko ari wowe uravuze uti yakaba yaragiye imbere, ariko aregeye dukorana ikiganiro hari hashize ukwezi kumwe,
nawe yarambwiye ati rusibiyeho ruzanyura. njye mbona ko ni bya bindi maze iminsi mvuga bya out of timing. Buriya abayobozi b'abahanga ushobora no gukora ikosa ntahita kwirukana uwo munsi, kubera yuko ushobora kuba ufite izindi nshingano wagombaga no gukora ejo. Buriya kuramplasa umuyobozi biragora, ushobora kuba ufite amanama ariko wagombaga kwitabira, ushobora kuba hari gahunda nyinshi bakigutegerejemo, nyine bakazareba igihe cyiza kukwirukana ntacyo byangiza, cyangwa bakaba bagifite ibyo basesengura. Kuko urumva niba Habitegeko ari umuntu umugani wawe wigereragayo, ushobora no kuba yarafataga ibisinde, ibyo ni ibikekwa, akabikorera abandi, buriya agafata abandi amakosa yabakoresheje cyangwa afitemo uruhare akayitirira abandi. Ko buriya nicyo kintu ntinyira abayobozi, umuyobozi agukoresha amakosa cyangwa mugirana ikibazo uri munsi ye, none abandi bayobozi bamuruta baza kubaza uko ikibazo cyagenze akaba ari we baheraho, bakugeraho rero rimwe na rimwe bakugeraho amakuru bafite ari menshi arimo nagoramye ku rwego bitaza kukorohera. Ntabwo nsobanuye ko aricyo bariya bazize, ko wenda amakuru yari yarayatanze hejuru mu bundi buryo, ariko nabyo imyanya bageramo n'ababahura nabo biramurengera kurenza bariya batoya. Ariko uwo ari we wese witegerezaga biriya bintu yarabibonaga ko Habitegeko rwose atari mu nzira zikomeza kuyobora. Akarere gafite ibibazo, none bigeze ahantu akarere kari mu ntara uyoboye, njyanama na komite nyobozi byose bigendera icyarimwe. Ubanza ari kuva habaho imihindukire ya reforme, ari ubu byabaye 2005 2006, ubanza ari ubwa mbere biriya bintu byari bibaye mu mateka y'u Rwanda. Rero nta njyanama na nyobozi bigendera rimwe, ntabyo nigeze mbona. Noneho intumwa igiye kuragizwa akarere bwana Murindwa Prosper akaba ari perezida wa Repubulika y'intumwa. Nikerekana ampleur y'ikibazo cyari gihari, nikerekana uburemere bw'ikibazo cyari gihari. Kuri wowe rero yaratinze, Habitegeko yaratinze, Imana yaramurinze. Aba ariko mu mishahara ye hari ukwezi kumwe cyangwa abiri rwose yariye rwose, Satani yari yayamwatse, ariko Imana ikavuga iti nta kundi mwana wanjye ongera uryeho. Mukanya harakaririmba ahita barati buriya hari nka 3 miliyoni. Mukanya uti ikofi ya Satani iri mu busa, ariko iyo Uwiteka Imana yuzuyemo amafaranga. Anyways, nubwo tuba tunyuzamo tugatebya, ariko bari ukugira ngo umuntu yumve ko bitaremereye. Ariko ntabwo iba ari ivanjiri tuganira byanditse mu buryo bumwe, ntabwo twaganira dukambije impanga. Ntabwo biremereye kuko Gavana Habitegeko, ex Gavana, n'umugabo ntabwo abura uko bigenza. Disi ubwo mu gihe igihugu kitaramwizera ngo kimuhe izindi nshingano, nimba azagira amahirwe ntiyisange no mu nkiko nyuma yo kuvanwa mu nshingano gutya, abanyamakuru nizere basi ko muzaba munamusengera munamusura. Namwe mu bantu babaye inshuti n'abanyamakuru, guhera Nyaruguru yaraboroherezaga mu makuru, na hariya yaraboroherezaga kubaha ibiganiro, kuborohereza. Akiba guverineri uziko yatumiye abayobozi ba za radiyo za hariya zitishyura abanyamakuru bose. Bose barahura na ex boss wawe yararimo cyane rwose, yashaka uburyo ngo bakorana n'itangazamakuru mu guteza imbere intara. Bose bari bahuye rwose, aganira nabo, mbona amafoto aryoshye. Narengize ngo yamwete kuki mutishyura akareka. Ikibazo cy'abanyamakuru cy'ibitangazamakuru bitishyura abanyamakuru cyacyo kizasaba kugisengera, kuko kirazwe rega, kirazwe, ariko ubona nta bantu kirarazishinga. Tutaza kujya mu yindi topic, tutaza kujya mu topic. Warasezeye wowe na njyewe keretse niba ari wasezeye. Narinzi ngo mva kuri gusezeye. Oya kuko urabona mu Rwanda mu minsi ishize twavugaga amajyaruguru kubera ishu y'abakono. Ejo bundi umukuru w'igihugu ahura na opinion leaders, abavuga ari kumvikana hariya mu majyaruguru nibyo abantu bari bariho muri iyi minsi. Ariko d'autre part havuzwe intara y'Uburengerazuba. Ariko ntabwo guhinduka kw'ibintu, icyo nakita Tour du Rwanda mu y'uno mwaka ntabwo yabaye mu majyaruguru gusa. Mu Burengerazuba semeya wa Rubavu ni waretse nyine nkivugira simushya. Nyine Uburengerazuba buravuzwe birabaye. Habaye bya Rutsiro, habyaye bya Rubavu.
habaye ibya haba itegeko Musanze birakukumbye gavana za Gakenke zahe birakukumbye birasa nkaho uburasirazuba ari abere birasa nkaho amajyepfo ari abere reka nkubwire Kigali yo ifite structure yihariye reka nkubwire buriya mu burasirazuba hari ibyago bagira ariko bijya bibera umugisha abayobozi hari umumeya umwe wigeze kuba meya w'i Rwamagana bagiye mu mihigo aravuga ati ariko ubundi ndasinya iki nge ndahiga ihe mihigo hano hari kaburimbo ahantu hari ibitaro byo ku rwego rw'intara ahantu hari amashuri agezweho meza ahantu hari imihanda ahantu hari isoko ubundi mu mihigo ndahiga iki nkajye mubwira hagahiga abantu b'uturere turi inyuma twebwe ko ari umujyi ni nka joke mba nteye ariko iburasirazuba hari uburyo ubona ni nayo mpamvu gutera imbere kwaho bigorana ibikorwa bihari abayobozi bariramo ntabwo biba byinshi ahantu uzasanga reka tubare nka Rusizi usanga ifite imipaka ingahe n'ibindi bihugu ibiri reka da buri ifite ibiri yihuza na Kongo igatunga n'uyihuza n'u Burundi navugaga nyine Burundi na Kongo ihura n'ibihugu bibiri hakaba Muvoma rero ihuza ibihugu cyane hakaba ikintu uriya hariya hantu ndabizi ubu hari abantu bambwa ngo ikintu cyitwa Bituga hariya hantu rwose warahakorera hasi hariya hantu warahakorera hasi ukugisha impaka gusa ibimenyetso ubusanga abo bantu byoroshye cyane ko umuyobozi azagwa muri uwo mutego abantu bawusanga benshi cyangwa mvuge ngo bamwe ikintu cyitwa gukoresha kopi bikeri ntabwo ari ikintu batinya ariko kandi bikaba byanasa n'iby'abavandimwe b'abaturanyi ba Kongo none bakubwira ko ariho babikopera ariho babikopera none nk'aho hantu umuyobozi kuba hari aba yicariye itafari icya kabiri nta haba amafaranga ni imijyi aho iburengerazuba bwose Rubavu Rusizi Kongero niyo Musanze ihegereye nta haba amafaranga kandi mu kanya twigeze kubikomozaho ngo umutegetsi uz'ubwenge yirinda kwisigana ibyunzwe n'abanyamafaranga ubusanga rero kugwa mu mafuta kenshi abo bagwa mu mafuta ashingiye ku mafaranga ariko nk'iburasirazuba mbwira ibikorwa by'ubukungu bihari ibitoki nibyo gavana azajya kurwa cyangwa meya azajya kuzira ruswa yo mu bitoki inganda zihe ko nizari zihari ingoma zikora urwagwa zavukaga zimwe mperuka gukorera Rwamagana hano ni haba umuceri haba uruganda rw'umuceri n'urw'ibyuma n'urukora ibiryo by'amatungo hari n'urw'akantu ko kunywa aho twaba utuntu dutoya ugereranyije na hariya ubona ko ibikorwa by'ubucuruzi n'abanyamafaranga ni byinshi kurushaho abantu bakisanga rero mu bibazo nyine rimwe na rimwe urangaye uhita ushya ntabwo muzenga iburasirazuba bo nabere nabo tujya tubona Tour du Rwanda bakubita twumva na Kanyanga muri za Nyagatare niba simbizi bayavuye hakurya ariko ubushize nabonye babashima ko yagabanyutse ijya Burera na za Gicumbi habanga abantu bitwa barembetsi bazi rwose imikoreshereze n'imicururize yayo cyane ariko ntabwo twavuga ngo birarangiye mugani niba umuhanda ujya mu burengerazuba uca Musanze uca mu Majyaruguru ugakomeza ujyayo reka turebe niba akaba n'undi uca mu majyepfo reka tuze kureba niba uko uca mu majyepfo nawe ushobora kuza guhabwa akanya ukagira ibyo ukora cyangwa niba biza kwitwara nk'uko Nyabarongo yabigenje bigakata bikagaruka bikajya iburasirazuba tubirebe ariko ikigaragara nyine nuko niya gahunda n'ubundi ikomeje yo kutihanganira abakora amakosa nibuka 2017 Perezida Kagame ari kwiyamamaza muri Ngoma yarababwiye ngo kuba Ngoma isuko yasaga mu myaka 20 ishize nawe biramubabaza arababwira ati ariko nindamuka ntowe mwabantu umuntu uzaba ari kuyobora ntagende ku muvuduko tuzaba turiho ntabwo tuzakomezanya harya Ngoma ninde uretse Siriac Nyiridante hariho Nathalie icyo gihe hariho Nambaje Aphrodise na Rwiriza Jean Marie Vianney ubu ni Nathalie na Siriac na undi si muze neza ndamwibagiye kandi umujamati yahoze ari na gitifu hano i Kigali Mapambano Nyiridante Mapambano si wese Mapambano Siriac Nyiridante na Nathalie noneho undi bamwita gitifu forma gitifu sociale nyine Gloriose yahoze ari gitifu umurenge wa Sake mbyibagirwa kandi ariho ntuye hanyuma ariko iburengerazuba nta kindi utekereza nka za Karongi ho binabaye byanshimisha
cyane pe, ariko byo tubyite nka conflit d'intérêt. Na n'uyu munsi sindiyumvisha uburyo bafata umunyamakuru bazi neza bakamufungira mu nzererezi. Ntabwo Ngoboka, sinzi bizo umunyamakuru yitwa Ngoboka, amaze almost ukwezi afungiye mu nzererezi, kandi amakuru akavuga ko icyo azira hanini ngari uburyo yavuze uburyo ko abayobozi muri Karongi bafata ibyemezo ubundi byakabifatwa n'abantu batize. Kavuga ati bafata ibyemezo bituma abantu birukanwa mu kazi, ejo bakajya kubarega, babarega akarere kagatsindwa, miliyoni zigasohoka mu misoro y'abanyarwanda. Havuga icyo kintu. None ngo none njye mba mbyumva nimba hari nk'umuyobozi utureba, niba u Rwanda rwarabohowe igihugu kugira ngo umuturage agire agaciro, mwumva bisobanutse umuntu kwitwa inzererezi mu gihugu cye mwebwe? Numva iryo zina nk'uko andi mazina yose asebetse yagiye ahinduka. Numva ijambo inzererezi ku munyarwanda wenda bakajya bafata nk'aba bantu b'abazunguzayi mvamahanga bakabita inzererezi omwe, nubwo nabyo byaba ari bibi, ariko gufata umwene gihugu byaba ari inzererezi mvamahanga n'abamasayi uramenya ahubwo gufata umwene gihugu. Nagiraga ngo mbikoreshe mu kumvikanisha uburemere bw'ibyo bintu. Umwene gihugu mu gihugu cye akaba ari kukizereramo, akaba ari inzererezi mu gihugu cye. Ni imvugo mbona nashyiramo point d'égalité n'impunzi. Kwitwa impunzi nabyo bihumura nabi, nibyo bihumura nabi. Noneho umunyamakuru wagutunze mikoro, mwakoranye ikiganiro kimwe 2 3 4 5 6 7 wahamagara guti ko dufite iyi gahunda waje ukadufasha, ngo nuko hari ibintu runaka wenda mutumvikanyeho cyangwa ko kwanamusanzemo ariko bitagize icyaha, ukamujyana wamujyanye muri gereza isanzwe cyangwa mu rukiko. Ho rwose binabaye bijyanye nayo makosa bangobokana ba Eric bavugaga, byo nanabyishimira kubwizo mpamvu. Kuvuga ngo habuze umuntu n'umute ugira iyo logique yo kuvuga ngo ko umunyamakuru yaratunenze ntabwo bimugira inzererezi. Ko binabaye sinakirirwa njya no mu gusesengura, nabyishimira bisanzwe nka gusaba kunyongereramo Castro. Reka twishimire ko mufite RMC yanyu nkongereraho Gasitro. Nari maze iminsi ahubwo mfite amakuru ko RMC yagombaga kujya gusura Ngoboka. Ntabwo nzi uko byaje kugenda, ariko rimwe na rimwe unamo ko inzego zishinzwe abanyamakuru nazo harigeze zigenda gake mu bintu. Abona ari nizeye bashoboraga kugira icyo bakora, nta makuru mfite imba baragerageje ni ya Erije. Ubundi ya Erije hari uburyo ujya ubona rwose mu bibazo bireba abanyamakuru haguruka vuba. Ntabwo nzi uko byagenze. Ya Yves, reka tukureke Agasitro kawe kamanura mu mutuzo. Sitro yasanga aheze ijoro se saa 4 n'indi minota mu kagira Imana mu bundi yo namahoro. Ariko niwe wayisabiye. Kandi konje nabi. Ariko niwe wayisabiye. Kigali harashyushye ariko Kigali harashyushye. Niwe wayisabiye. Keretse niba ushaka ko baguha kariya Castro ariko nabwiye uriya mwafanda uri inyuma ya Castro ndavuga ni nyihera Castro. Akazana yishimye ndavuga nti nyine nuko ntabwo. Ya mwakoze badukurikiye, wakoze cyane Yves. Reka dutegereze ku munsi w'ejo kuko mukanya mbonye Staris Bujakera n'umunyamakuru wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo harimo avuga ko ari itangazo ridasanzwe, une importante communication de la présidence dans quelques instants kuri RTNC, Radio Télévision Nationale, ko urateganya se ko riza kuba rigira ibyo direba. Bamwe bari kuvuga ngo démission ngo Chilombo présente sa démission, ngo ba nomination kaka entre Bango na Bango. Simbizi ntabwo ari ukwegura. Sinakubwiye ko nibi by'amatora mwiteze mu mpera z'umwaka ntayahari. ngo état de siège est sili. Ugiye gutuma ntaryama ntegereje. Ils nous diront des bêtises comme d'habitude. Nimo nareba abanyekongo nabo bafite. Abanyekongo bajya banshimisha ku mbuga nkoranyambaga. Bafite vibes. Bafite vibes. Ni waposo yongo. Ahubwo mugani w'inshuti yawe. Ibintu buzanye ntabwo ari byo. Bye. Bye, mugire ibihe byiza. iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu tebuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi teko rivuga ngo Captain Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare